muraho neza. Reka noneho reka nanone mbereke indi coin tugiye kumininga, nayo ni nshyashya. Ariko mbere yo kubereka buryo tugiye kumininga iyi coin, ndashaka mbibutse ko muri House Church College turi kubigisha trading ya forex na cryptocurrency, umwuga mwiza cyane ushobora guteza imbere cyane. Tubahaye karibu kandi no tubafite na promotion. Kwezi kwa kane dufite promotion idasanzwe, ugire vuba unyandikire kugira ngo udahomba aya mahirwe y'ukwezi kwa kane kuri intake ya kabiri. Ugire vuba unyandikire kuri izo nimero uri kubona kuri screen, unyandikire noneho ubwire iyo promotion ukuntu iteye, kandi uze kujya muri groupe ya WhatsApp y'abashaka kwiga forex, nabwo wenda ujye habonera amakuru. Ndayishyira muri description, ndaza no kuyipininga. Hanyuma ni link y'iyi TCC network ngiye kubereka, nayo uraza kuyisanga muri description, no muri ndanayipininga. Byose muri description uraza kubisanga. So ni karibu, tubaye karibu kugira ngo muze mwige uko mumenye uko mwakwiga forex na crypto trading. Umwuga mwiza cyane, nukuri ndabashimiye, ni karibu cyane. So reka dufungure no iyi link, dutangire twinstalinge iyi TCC network. Imeze neza nka Pi network, dore ko zose ziri kuza zikora nka Pi network. Urahera hehe rero? Uraza ukandemo hano muri sign up. Kuko utarafungura konti urakanda muri sign up, kandemo. Noneho wowe waza kuzuza imyirondoro, amazina yawe. Hano hari first name, hari first name ni izina ryawe ryo bita ngo amazina ya Gikristo, abenshi bakunze kubicurika. Hano haba ari izina ryawe rya Gikristo, hanyuma hano hari izina ryawe rya Kinyarwanda. Wowe ufite rya gatatu ukarishiraho. Hano hashira username yawe, hano ushiramo password, naha ngaha wongera usubiramo password nanone. Hano uhashire email wifuza gukoresha, hano hashire nimero zawe za telefone uhereye kuri guteranya 250 uhita ukurikizaho ibikurikiraho. Urabona iyi ni code uri bubone nukanda kuri link yanjye. Uraza kubona iyi code Eric N Ken, uraza kubona iyi code rwose. Singomba kunambaza code, ntuvunike kumbaza code, kuko ukanze kuri link ndi buguhe code ihitiza automatically. Babiri kumwe rwose, ntuvunike unsaba code. Uretse ko ndayishyira muri description. So ubwo ibindi ngiye kuzuzamo hano ntabwo uri bubibone, ndaza guhita mbihisha urebe. Okay, urangije byose, uhejeje byose uhita ukanda hano kuri sign up. Wabibonye, ubwo genda savinga ziriya nimero, plutôt ziriya password. Hanyuma ikintu tugiye gukora, tugiye kwinjira dukoresheje username twakoresheje na password. Okay. Urabona ko turasoje kuyikora. Ushatse wareba, urabona ko imeze neza, ni nka Pi neza. So ubwo ikintu wakora, washatse wazana aha ngaho ukareba ukuntu bimeze, naho urabibona ko byinshi bisa n'ibya Pi. So kubera ko rero twayikoreye online, buriya ntabwo turayidownloadinga. Ikintu uri bukore noneho kindi ni uko uri buze ugakanda hano. Reka mpakwereke ahantu uri bukande. Uze ukande hano aha kugira ngo uyidownloading. Hakande, noneho uhita umanuke uze hano aha. Reka mpakwereke. Uze ukande hano handitse ngo add to home screen. Rwose ngira ngo uri kuhabona. Reka mpakwereke neza. Hano handitse ngo add to home screen. Ahangaha niho ukanda kugira ngo iyo application uyinstallinge kuri telefone yawe. Noneho urabona ko yaje, uhita ukanda hano kuri install.
Okay, ubwo je misenza kugira ngo ndebe niba yaba installed. Urabibona ko yabaye installed hano, urabibona ndemo. Okay, noneho reka ndebe niba yageze kuri telefone yanjye kuri home screen. Okay, urabibona ko ngiyi yageze kuri home screen. Hanyuma noneho tugiye kumayininga, kanda hano. Abona ko ati mining waiting. Uzurebe, aha, abona ko watangiye kumayininga. Ayibonye. Urabibona ko urabona ko ndi kumayininga. So ikindi rero ukora ni iki, uza gushaka ushatse gutumira umuntu, baza ukande hano kuri invite. Kandi hano kuri more. Nshaka kuinvitinga nkoresheje WhatsApp. Urayibona, iyi niyo linki. Nawe wabigenza gutyo, nkweretse buryo kizajya ubigenza ushaka gutumira abantu. So uza kwinjira muri groupe ya WhatsApp. Muri groupe ya WhatsApp rero munyumve, ntabwo njya mbona umwanya wo gutanga ama update. Icyo mbashije muri groupe imwe no kugira ngo biborohere kuba mwakora security cycle, nicyo cyonyine rwose. Intego yanjye yo kubasharinga izi coin ni ukugira ngo mbahe aya mahirwe muyamenye, mbese muyabyaza umusaruro. Niyo ntego yanjye nini. Ntabwo ngamije kujya mbaha ama update ku macoin, kubera ko mba ni mu bya forex na crypto trading. Ntabwo nabona umwanya wo kujya ushaka amakuru cyane, kandi kuri YouTube hose haba hari amakuru kuri buri coin, ntabwo wayabura. So impamvu mbashyira mbasaba ngo muze muri groupe WhatsApp no kugira ngo biborohere gukora security cycle. Ahanini mu by'ukuri intego yanjye ni kugira ngo ngimba mbabonere amahirwe nyabahereze muyabyaza umusaruro. So murakoze, ubwo na video y'ubutaha.